kuririmba indirimbo nshya. Icyo gihe twabaga mu idini, noneho izo ndirimbo nshya aba ari jye baha inshingano zo kuziyobora. Nari nzi iyo biva niyo bijya, ariko nyobora indirimbo nari kwaya rida mu ishuri. Kumbe Imana yantoranije kera ntaranabimenya. Niba hari ibintu bijya bibaho binezeza binkora ku mutima ni ukuririmbira Imana. Kuririmba mbese ukaririmba atari ukuvuga ngo ni ibintu ushaka kuririmbira bya bindi ushyira ku murongo, ariko ukumva ni umutima wawe gusa uzamura ibyishimo. Rero iyo ndirimbo yari muri Zaburi 122. Ibitero byayo sinkibyibuka, ariko twaririmbaga iyo Zaburi. Ntazi na Zaburi icyo ari cyo, ariko niyo magambo twaririmbaga. Ni Zaburi ivuga ngo narishimye ubwo bambwiraga bati tujye mu nzu y'Uwiteka Yerusalemu. Gaturekera narishimye. Ega ni ukuvuga ngo Imana icyo idushakaho ni ukuyinezererwa, ni ukuyishimira. Nk'ubu ukaza imbere y'Imana uje kumva ijambo wishimye cyane cyane, ntuzi uzinze umunya, ntuzi uvuga ngo reka mfe kujyayo, ntuzi uvuga ngo nuko ari itegeko. Oya, ukumva uranezerewe urishimye. Ejo narebaga ibitaramo byabereye muri BK Arena, nkabona ukuntu abantu bishimye. Kuki tutigira ku bantu bisi? Iyo bagiye mu bintu babyishimiramo babibamo. Twebwe uzareba abantu bari mu kabari ukuntu baba bishimiye bafite fellowship zabo, ukuntu abantu bari mu bukwe mu fellowship nyinshi, ariko nta fellowship nziza nk'irimo Umwuka Wera, nk'irimo Yesu. Noneho umwe mukabaha muri ibyo bitaramo bya Yesu. Ubu rero turi ku high table ya Yesu. Rero igitero kivuga ngo mumbabarire ko twaririmbaga mu Kigande, ntabwo yari mu Kinyarwanda. Twaririmbaga tuvuga ngo ndimusanyuringi okuwuliranga tunagenda mu nyumba ya Mukama. Ndimusanyuringi okuwuliranga tunagenda mu nyumba ya Mukama. Haleluya. Amen. Haleluya. Uririmba mutima ari uririmba atari mu bwenge, atari ibyo kuvuga amagambo gusa. Tegereza indirimbo imaze imyaka 56 nkaba nkiyumva nkaho nayiririmbye ejo. Kubera indirimbo y'Imana, it's the word, the living word. Iri ni ijambo rizima. Umuntu wese yishimira, umuntu w'Imana yishimira kuza imbere y'Imana mu nzu y'Uwiteka. Rero turashima Imana nubwo inyubako twateraniragamo zifunze, ariko inzu y'Uwiteka irakinguye. Haleluya. Ubu turi mu nzu y'Uwiteka, turateranira mu nzu y'Uwiteka, turi muri presence y'Imana. Imana ubu niyo ivugana natwe, ntabwo ari amagambo y'abantu. Mose abwira Abisirayeli muri Gutegeka kwa 2 ngo aya magambo mbabwira ntabwo ari amagambo yoroshye, ngo muyitondere ngo kuko niyo azatuma muramira mu gihugu mugiye kwinjiramo. Aya magambo y'Imana uyu munsi icyo nshaka ngo twigeho ni ukuyitondera, ni ukuyakunda, ni uko akubera ijambo ry'Imana rikakubera irya mbere, ubutunzi bwa mbere buruta ubundi bwose. Nibwo uzabona ibyiza biri mu gakiza. Nyuma y'ijambo ry'Imana nta gakiza kabayo. Habayo ubwenge bw'abantu, habayo gahunda z'abantu bipangira, ariko ni nko kuvuga ngo ni igishishwa cy'igi. Ubuzima bunyabuzima ni ijambo ry'Imana. Rero uyu munsi turagaruka ku ijambo rivuga ngo gutura mu ijambo, ukaribamo, ukarishoreramo imizi, rikakubamo, rikakurema bushya, rigahindura karakita yawe, rigahora ufite umunezero. Naho waba unyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ukabura nezerewe, naho waba wabuze akazi ukanezerwa. Yewe njya nibaza kera ukuntu twanezerwaga nta kintu dufite,
bikantangaza nkavuga ngo rero Imana nyiri ijambo, Imana niyo jambo w'Imana ntabwo ari Yesu yitwa jambo w'Imana. Mbere na mbere jambo, priority yawe ibe ijambo. Uzareba abantu bakunda inzoga ukuntu bayishakashakira ahantu hose, uzareba abantu inzoga niyo bagira iya mbere. Kwebwe inzoga yacu ni ijambo ry'Imana kuko niryo riba mu mwuka wera. Ijambo ni umwuka w'Imana. Yohana 6:63 ngo amagambo mbabwira ni umwuka kandi ni ubugingo. Wese abwira abigishwa. Rero ijambo ry'Imana tuzirinde ikintu cyitwa kurimenyera, tuzirinde ikintu cyitwa kurishyira mu bwenge bwacu. No, ijambo ry'Imana si siyore, ntabwo ari idea y'umuntu, ni Imana ubwayo. Niyo mpamvu rirema, niyo mpamvu rihindura, niyo mpamvu rifite imbaraga zihindura ubuzima. Rero nagiriwe ubuntu muri aya masengesho turimo, Mwuka Wera arangenderera ampa ijambo rizima, ijambo ryuzuye ry'umwuzuro. Ubu rero niyo ngiye kubasogongezaho gake, ariko aho tuzaba turi kumwe muri iyi minsi iri imbere niyo tuzaba twigaho. Ni ijambo rivuga riti nta muntu wagira icyo yitwaza avuga ngo ntazi ijambo ry'Imana icyo ari cyo. Nta muntu wavuga ngo mu itorero amazemo imyaka ingahe, yaba myinshi yaba mike, ntibigeze bakubwira akamaro k'ijambo ry'Imana. Ni nk'uko ubu nta wagutwara muri semina yo kujya kwiga akamaro k'ibyo kurya, ngo bakujyane ahantu ngo bakwigishe ngo ibyo kurya bigira akamaro. Sinanabona umuntu w'umuswa utazi akamaro k'ibiryo. Ibiryo kurya byo dushyira ku meza tukarya, tugashyira mu kanwa. N'umwana muto ava mu nda ashaka ibere, ntawe umwigisha konka. N'inyana ivuka ikamenya aho ibere rya nyina riri, igatangira kunyunya no konka. Ijambo ry'Imana ni ibiryo by'ubugingo, ibyo kurya by'ubugingo. Yesu yarabivuze muri Matayo 4. Satani aje kumugerageza aramubwira ngo biranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo na buri jambo ryose riva mu kanwa k'Uwiteka. Iri jambo Umwuka Wera arizana yanyeretse ko gusenga kutarimo ijambo ntacyo kuvuze, ni ugutera waraza. Ijambo niryo shingiro ry'amasengesho agera ku mutima w'Imana. Niyo twagiye mu buzima bwo gusenga, niyo turi mu buzima bwa buri munsi, tuba turi ku rugamba. Nta mikino, nta micezo. Iyo tuba twidagadura ngo turabyina turagira gute, Satani abaguteze kuko afite imigambi mibi ku buzima bw'umwana w'umuntu. Kuko Satani, buri ubugome bwa Satani, yamenye umugambi w'Imana. Ntiyari yarigeze iteganya ko azapfa, ntiyari iteganya ko mbese yari azi ngo umuntu azibanira n'Imana, bibanire muri fellowship throughout. Kidobya rero abijemo, yahereye ku ijambo. Nshaka guhera ku musingi. Satani ajya ku muntu yahereye ku kugoreka ijambo ry'Imana. Satani aza kugerageza Yesu mu butayu yahereye ku ijambo ry'Imana. Aramubaza ngo aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana. Kandi imagine Satani arabizi neza ko Yesu ari umwana w'Imana, ariko aravuga ngo niba koko ari byo. Ni nk'uko yakamaje ngo harya nibyo koko buriya uri umwana w'Imana. Urumva Satani ikintu akora,
arabanza akakuzanira ikintu cyo kugoreka ijambo ry'Imana ngo uryumve uko ritari, utangire kuvuga ngo ariko koko buriya Bibiliya yigeze ivuga ngo umuntu yarwaye kanseri ageze muri stage ya 4 arakira, kandi Imana yaravuze ngo ni Imana ikiza indwara zose. Noneho ugatangira gushyira muri kategori malaria irakira, ariko kanseri ntikira. Kubera iki? Ni poti wenda ya doctor, cyangwa ni abantu bakubwiye amasore y'ibintu bagiye bumva, ugatangira gushidikanya ijambo ry'Imana. Ubuzima rero burimo ubutsinzi ni umuntu wageze ahantu avuga ngo nta kindi azizera, nta kindi azemera, nta kindi azashikamamo, azahagararamo mu buzima bwe kitari mu ijambo ry'Imana. Ibindi byose ubugende wubakiye ku binyoma, nubwo byaba byaravuzwe n'umuhanga umeze utataravugiye mu ijambo ry'Imana, ataravuze ngo ni ibyanditswe, ujye umenya ngo iki ni ikinyoma. Kuba ikintu ari fact ntabwo ari truth. Ikintu ni fact ariko si truth. Ni real ariko ntabwo ari the truth. For example, niba doctor avuze ngo iyi ndwara igeze muri stage ya nyuma, kubera uko umenyereye maze igihe mvura iyi ndwara igeze muri stage irica, that is a fact. Ariko the truth is, niyo umuntu yaba ageze ku gihe cyo gupfa, amina, haleluya, ntabwo igendera kuri facts. Imibare ni y'abantu si y'Imana. Ibi mibare ngo ubwo bimeze bitya bigeze muri bipimo ibi, iyo mibare ni y'abantu si y'Imana. Rero ugomba guhitamo niba wizera ibyo abantu bavuga cyangwa wizera ibyo Imana ivuga. Uyu munsi hari umumama batubwiraga atari ko doctor yaramwe ngo nyine isegura umusego kubera indwara yo mu ijosi, ngo ubu koko nzajya nizera umuganga ndeke kwizera Imana. Niba umuganga akubwira akantu nk'ako kagaho agaciro, ese ibintu wizera kubera ko byavuzwe n'Imana cyangwa nuko amaso yawe na senses zawe zibibona? Ndashimira Imana ko yagiye iduha ingero zo kuzajya twifashisha zo guhagararamo tugeze ahantu hakomeye. Nshimira Imana ku ijambo Aburahamu yavuze amaze kugeza imyaka 100, umugore afite imyaka 90, ngo umubiri usa n'uwapfuye n'umugore we nuko, ariko akavuga ati ngo yiringira ibitiringirwa, ngo akomeza kwizera ibyo Imana yavuze. At 100 yizera ko azabyara, kandi umubiri uvuga ati warapfuye. amen, 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 bigaragaza ntiwabihisha. N'abantu barabivuga turi yapfuye ari incike imyaka 100. Imyaka umugore yacuriye imyaka 45 aho ngaho hasi, ariko Sara we yabyaye arengeje 90. Scientifically bavuga ngo ibyo ntibibaho. Dr. kana kudismisinga ati wegenda ntibishoboka, nabya bindi bagerageza sinzabikora. Ariko Imana yifite power, ifite ububasha, ifite technology irenze y'umwana w'umuntu. Uyu munsi turiratana technology yitwa AI, ngo artificial intelligence. Ni byiza, bayise izina ryiza, artificial indeed. Ni pirate. Ahubwo ni ibintu by'abantu bahimba bikasa nkaho ari ubwenge bufite utuntu bikemura, ariko hari ubwenge buri supernatural. amen, supernatural ntabwo ari artificial. So niba rero uhitamo kwizera ibintu biri artificial aho kwizera ibintu biri supernatural, birenze na kamere, birenze ibyo ni ukuvuga ngo ibiri artificial nyine ni artificial. Pirate uzarebe indabo za pirate za artificial, ntabwo ari nk'izi ndabo zera neza ku bimera ziza zivuye mu murima, nta n'uwo wazigurisha zibona amafaranga nk'izi ziri nacyo. Ariko noneho ubwiza buri supernatural, burenze. Twebwe twahawe ibintu biri supernatural, biri mu rwego rurenze kamere, burenze ibyo umwana w'umuntu yakora. Wowe urimbanura ukishyira kuri artificial level.
rero ijambo ry'Imana riradushitura rikadukangura ngo ibyo bintu murimo sibyo, ibyo bintu muri kuvemo birabatesha umutwe w'ubusa. rero reka nsubire inyuma gato. iri jambo ry'Imana rijya kuza muri aya masaha, muri aya masengesho turimo, nibajije iki kibazo, Mwuka Wera arambaza iki kibazo, ngo ko abantu bakunda ibiryo, abantu bicanira ibiryo, abantu barwana intambara kubera ibyo kurya, abantu birirwa biruka mu mihanda, zambutayaje zikabambutayaje bashaka gushaka ibiryo, babirukana mu kazi kubera ibiryo bigiye kubura ku meza, bamwe bakarwara za depression, abandi bakiyahura n'ibintu nk'ibyo, abandi bakishyura ibiyobyabwenge. ngo kuki abana b'Imana batagira passion y'ijambo ry'Imana, barifata reja bakarifata bityo n'ijambo ryo ku cyumweru, indi minsi 6 twigendere dutyo ntacyo bitwaye, ko nta muntu uravuga ngo azamara iminsi 6 atarya. no mu masengesho ya turimo ntawe umara iminsi 40 atarya ku manywa n'ejo atanywa. Yesu wenyine niwe wabishoboye, kuko ngo yamaze 40 n'amajoro 40 atanywa atarya, ngo iyo minsi irangira abona gusonga. yari afite imbaraga z'Umwuka Wera, kuko yayobowe n'Umwuka ajya mu butayu, ajya muri aya masengesho. wijyanye mu masengesho atari ngo Mwuka Wera ngo akuyobore, ntabwo washobora guhangana, ntabwo inzara wayinesha, ijombajomba aho gato ukaba wabihinduye. ariko Imana ishimwe, kuko Mwuka Wera yaje gufasha abanyantege nke nkatwe. ntabwo Mwuka Wera yabaze abanyembaraga ngo nta munyembaraga ubaho, twese turi abanyantege nke. ni Umwuka Wera, ni ubuntu bw'Imana butubeshaho. Mwuka Wera akaza akagushoboza ibyo utagashoboye, akaguha kunesha ibyo utakanesheje. nuko rero icyo kibazo kiraza, ngo kuki abantu batagira passion niyo bafitiye ibiryo by'umubiri. kandi ibyo niko kuri. ubu wakubwira ngo aho kuza muri aya materaniro genda hari ahantu baguha, nubwo bavuga 100 gusa, ngo kandi muhagere kare, saa 12 mube mwahageze. abantu bahagera saa 10 za mu gitondo bagategereza. why? nibyo kurya nyine. ariko Imana ishimwe, uko Mwuka Wera agenda akwigisha, kuyobora, utangira gukunda ijambo ry'Imana, utangira kuryitondera. wirinda ikintu cyose cyarigoreka, wirinda ijwi ryose ryavuga ibihanye naryo. buriya ni irya Satani, ntabwo ari Imana ibivuze. ukizera ibyo Imana ivuga, nka Aburahamu ko yizeye ibyo Imana ivuga gusa, umubiri we utabyemera. rero iryo jambo rije ririmo ikibazo kivuga ngo kuki muri iyi minsi ya nyuma, bivuga hariya mu rwandiko rwa Pawulo yandikiye Timoteyo, avuga ibihe by'imperuka bizaba bigoye. mu gice cya 4 avuga ibintu bigera nko kuri 10 na bingahe. ni byinshi. abantu bazaba bikunda, bazaba bakunda impiya, bazaba bikomeza, bazaba batubaha, bazaba badakundana, bazaba ibintu byinshi mbese bijyanye n'uko abantu batagikunda Imana, batagikunda ijambo ryayo. noneho mu gice cya 4 cy'ubwo rwandiko hakavuga ngo abantu bazaba batagishaka ijambo ry'ukuri, bazishakira n'abigisha babo abahira ibiryohera amatwi yabo. ubu hari ahantu usigaye ujya mu biriyo bakavuga ngo vuga ibintu biryoshye bidakura abantu umutima, ujya kuvuga bya bindi by'imperuka, ukumva rero kubwira ibyo uri bwigishe. bene nkaho sinshobora no kuhigisha. Mwuka Wera yagutegetse kwigisha abantu ibyo kwihana no gutegura ku rupfu ruriho utaruhagarika, kandi nyuma y'urupfu hazaba gucirwaho urubanza. rero ibihe turimo ntabwo byoroshye. icyo kibazo kije ngo kuki abantu batagikunda ijambo. kera hari ahantu twabaga, habaga malariya, bayitaga ubuganga. waba warwaye iyo malariya, ibiryo byose impumuro yabigukubita, ese bikazamuka, ukumva utashakira kimwe ikintu cyitwa ibyo kurya, byose bibishye. sinzi impamvu muri ibihe bitakibaho, niba ari uko wenda abantu batakizahara ngo bagire. ariko wamara gukira, ibiryo bikaryoha, appetite ikagaruka.
abantu barwaye iki kibabuza kuryoherwa n'ijambo ry'Imana? Ikintu kikubuza kuryoherwa n'ibyo kurya biryoshye kurusha ubuki ni iki? Indwara wari wayigenzura ngo umenye iyo ariyo? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, umuti w'iyo ndwara ni uwuhe? Ngira ngo twizeho gusa, ariko ni introduction. Indwara ni iyihe? Umuti ni uwuhe? Indwara cyangwa intambara ibuza abantu b'Imana gukunda ijambo ry'Imana, kuko baravuga ngo urujya kwica imbwa ruyiziba amazuru. Amazuru y'imbwa niyo adetectinga aho ibintu byo bitunga biri. Ijya guhiga yamaze kureharehareha, ijya kumenya ibyo kurya aho biri yamaze kureha, ntabwo ikoresha amaso, ikoresha amazuru. So ngo rero iyo amazuru yazibye adashobora gukora, birarangiye. Satani rero nawe azi ngo iyo yamaze kugukatinga off ku bijyanye no gukunda ijambo, yakurangije. Uwo mwanzi Satani agatangira kugoreka, noneho ugatangira kumva appetite y'ijambo igenda igabanuka, uryoherwa na social media, uryoherwa n'ibiganiro biraho bidafite umumaro, uryoherwa n'amagambo y'ipfabusa, uryoherwa na entertainment, aho kuryoherwa n'ijambo ry'ubugingo rikubaka rikakurema rikakugira mushya. Ibyo zizakubwira abantu benshi bazi kwipima malariya, iyo yumva atari sayini zayaranye akafata. Rero umunsi n'ibintu mu gihe cyo gushaka Imana, cyo kwinjira neza mu Mana, tugashora imizi tukumva turi mu Mana ndani. Noneho na ya migisha Imana itanga yadusezeranije iha abana bayo itagira ikigabanije. Urabona hari ibintu Imana iduha twese kimwe. Ivushiriza izuba ababi n'abeza, n'imvura ikayibuje ababi n'abeza. Ariko amahoro, umunezero, kugira imbaraga zinesha imyuka mibi yose n'imbaraga za Satani, kugira ubwenge no guhishurirwa, ibyo yabibikiye abana bayo bayubaha. Abana bayo bayubaha. Yesu yabise abigishwa nyakuri. Muri Yohana igice cya 8 uhera ku murongo wa 31 yabwiye ngo abigishwa abayuda bamwemeye, arababwira ngo nibuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Ngo kandi uwabatuwe n'umwana w'Imana ngo aba yabatuwe koko nyakuri. Dukeneye total deliverance, dukeneye kubohoka koko. Urabona iyo umuntu yari ahantu yabohiriwe, nuko mwese ntabwo muzi kuba imbohe icyo ari cyo, kuba hostage cyangwa gufungirwa ahantu ntimubizi, ariko muzasure nk'abantu bari mageragere, ntaba yemerewe kurenga ahantu runaka, ntaba yemerewe gukoresha telefone, ntaba yemerewe ntaba yemerewe no gukora, ntaba yemerewe no kubana n'umuryango, ntaba yemerewe. Kubera iki? Arafunza ahantu. Rero buriya umuntu iyo ataramenya ukuri aba aboshye, ibitekerezo bye biba biboshye, aba yumva ko nta ibintu adafite, afungiye ahantu atarenga. Kandi Imana yaraguhaye byose, yaguhaye imigisha yo mu ijuru yose, yakugaruriye agaciro kawe nk'umwana w'Imana. Pawulo yandikira Timoteyo mu rwandiko rwa mbere igice cya 2 murongo wa 4 yaravuze ngo icyo Imana ishaka nuko abantu bose ku isi yose bakizwa, cya kabiri bakamenya ukuri. Na Yesu yabivuze muri ya jambo, muzamenya ukuri. Ukuri nyakuri ni ukumenya Yesu ari we. Noneho ukamenya Yesu in relation kuri wowe. Pawulo amaze gusobanukirwa, yamaze guhishurirwa neza, yavuye mu idini, kuko yari umunyedini cyane, azi ibyanditswe byinshi, azi teologiya nyinshi, afite za PhD. Hanyuma aravuga ngo ubu mundeba si Pawulo ukiriho, ngo nabambanywe na Kristo nyamara ndiho, ariko si jye uriho,
ahubwo ni Kristo uriho muri kumenya ko Imana yadukoreye ikintu gitangaje, ikintu cyiza kirenze ibindi byose, kuvuga ngo ntizaza kudukiza iby'icyaha Adamu na Eva bakoze gusa, izatugira izaza ibe muri twe indani. Noneho ubuzima bwacu tubayeho, identite yacu, ibi byose tubihinduke nk'ibya Yesu, mbese ibyacu biveho haze ibintu bishya. Ni nk'uko wafata imodoka, tuvuge nk'urugero, ufashe imodoka wenda n'ubu modoka bita bwa Toyota, ubu modoka bw'Abayapani, ukavuga ngo ngiye gukuramo moteri, ntereke moteri ya Benz, Mercedes, inyuma umubiri ni Toyota Corona, ariko imbere ni moteri ya Mercedes Benz. Amen. Imana rero ashaka ngo tumenye uko niko kuri, ariko ikinyoma kiravuga ngo wowe wo kwa kanaka, wowe suri yiti. Kuko Satani niyo strategy yonyine asigaranye yo kugoreka ukuri, abantu ntibamenye ukuri, abantu bagahomba, abantu bakagenda bicwa n'ibintu bitakabaye bikibica, bakicwa n'ubwoba, bakicwa n'agahinda, bakicwa no kwisuzugura, bakicwa no kumva ngo nta bukire bafite, bakavuga ngo maye se yewe ntunze iki. Ubwo kandi atunze Yesu muri we 100%, ariko arifuza kuba nka wa mupagani utafite icyo ari cyo, udafite, atunze ibintu ariko nta buzima afite. Ngo byakumariye iki gutunga ibiri mu isi yose ukatakaza ubugingo bwawe? Ubugingo buhoraho ni Yesu. Rero Imana ishimwe kuko ibyo bibazo bibiri yabimpereye ibisubizo, kandi si yabihaye nakubwo no kugira ngo itorero ribyungukiremo. Impamvu Imana yafashe Paulo ikamuhindura, ikamugira Paulo yari Sauli, ikamucisha muri process yamucishijemo, yagira ngo azagira icyo amarira itorero, kuko yabonaga itorero rikeneye kwigishwa, kandi inyigisho zimbitse zo mu mwuka. Bava muri izi nyigisho z'isezerano rya kera, ahubwo bavuga ngo ryarasohoye noneho. Wijya kwereka abantu amashusho kandi umuntu nyiri ya shusho yarahageze. Aho hano rero kumenya ukuri, reka duhere ku ijambo ry'Imana. Ibintu bigera kuri 7 bibuza abantu gukunda ijambo ry'Imana. Ubipime wumve niba muri ibyo harimo icyo uhura nacyo muri uku gusenga, mu gusenga muri iki gihe n'ibihe biri imbere, ujye ubisengera. Iby'Imana yiteguye kubigukiza, kuko Imana yacu yumva abantu basenga kandi basenga uko ishaka. Imana irema umuntu mu mugambi wayo, yamuremeye gutura mu ijambo ryayo, agatungwa naryo, akabeshwaho naryo, akarindwa naryo, agaciro ke kakaba ijambo rimurimo, ubuzima bwe bwose bukaba ijambo. Ariko itorero uko rigenda rikura, rigenda rihura n'ibintu byo muri iyi si, isi igenda irihindura ryishushanya n'isi. Niyo mpamvu mu Baroma 12 avuga ngo ntimwishushanye n'iyi si, ahubwo muhindurwe rwose, muhinduke bashya. Kuko twamaze gushushanywa mu mitima yacu, wabishaka utabishaka nuko bigira. Kuko aho twakuriye twakuze tubwirwa ibinyoma. Ujya mu mashuri wiga ibinyoma, ukibeshya ngo ubwo n'ubwenge, kumbe ni ibinyoma. Ukagenda ngo ugiye kwiga economics, mugiye kwiga ibintu byo gucunga imari, bakakubwira ngo resources are scarce when God has made resources abundant. Noneho ukahora utekereza mu tuntu duke ngo tudahagije, scarcity. When Imana iravuga abundance, ngo yaje kuduha ubugingo ngo kandi bwinshi, to give us life and life in abundance. Abundant. Ibintu byose Imana iduhira irarenza. Njyambyuka nkareba nk'uyu mucyo Imana iba yaduhaye ngo turebe. Umucyo wose uri muri isi ni wowe ubereyeho, ni wowe umurikiye. This sunlight ubona. Imvura yose igwa ni yawe. Ibi bimera byose byo kuri isi ni ibyawe. Umutungo wose ni uwawe. Amahoro yose ni ayawe.
ibyishimo byose ni ibyawe, ubwenge bwose ni ubwawe, ubuzima bwose ni ubwawe. Ibyo bintu byose yaduhaye atagira aho agarukira, ni gute duhora twe dushyiraho imipaka ngo twebwe turaba utuntu duke, turi abantu tugomba kwitonda, ngo biriya byaba ari ugabya, ngo kandi byaba ari ukwiriye gutandukira. Burya mu bintu abafarisayo bangiye Yesu kiza ku mwanya wa mbere nuko yababwiye ko ari umwana w'Imana. Baravuga ngo ni blasphemy, ngo atutse Imana. Ubu uwo mwuka hari abantu ujya wafekitinga, hari abantu bumva ko kwitwa abana b'Imana ubwo baba batandukiriye. Yewe ndi umugaragu wibereye aho w'imburamumaro rwose, yewe you are a son, you are a daughter of God. Ariko Satani ntashaka ngo umenye uko kuri se tuzakumenya gute? Tuzamenya uburyo turwana na ziriya ntambara indwi. Satani afite strategy indwi akoresha z'ingenzi zo gutuma abantu bakonja, babura apeti y'ijambo ry'Imana, bakarifata nk'ikintu cyo kubabuwaringa kiri aho, nubwo atabikwereka ku maso ariko mu mutima ababyiyumvamo. Kandi uzabirebera no kuri turn up, iyo uvuze ati umwanya w'ijambo ukareba abantu bazi uko babangana. Iyo uvuze ngo tugiye kumara isaha twumva ijambo, bakareba ku isaha. Ariko ibindi abantu birirwayo bagataha saa sita z'ijoro, ntawe ukomplaining. Imana idufashe. Rero igituma abizera badakunda cyangwa se batitondera ijambo ry'Imana ngo bari agaciro nk'uko bitondera amafaranga. Uzareba umuntu yafashe amafaranga arabanza akayafata neza, akayabara neza, yarangiza akayabika neza, yarangiza akavuga atoya no mu nzu nta bintu bihagije, reka njyana ahantu hitwa muri banki. Ndetse abakorera menshi bafite menshi agashyira icyo bita coffre fort, iyo bita murabizi bibiliya bya sefu, afungisha kode imfunguzo, nta nubwo ari imfunguzo zisanzwe. Ariko ijambo ry'Imana uribika he? Uribika muri sefu cyangwa urijugunyaho, hanyuma inyoni zikaritwara zikaryirira, abadayimoni bakaryiba. Ngo Dawudi aravuga ngo ijambo ry'Imana naribitse mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho, kugira ngo ntazatandukira nkatekereza, nkavuga, nkajya mu bintu bitandukanye n'uko Imana ishaka. So umugambi w'Imana mbere na mbere wari uko abantu batungwa n'ijambo ry'Imana. Nk'uko ibintu byose yabiremeye, ikintu kwacyo uko kizabaho, ifi mu mazi, igiti mu butaka, ikintu cyitwa igisiga, inyoni kuguruka, amababa. Rero umwana w'umuntu niwe wateshutse ava ku Imana yamuremeye ngo azabaho atatungwa n'ijambo. Buriya Yesu aza mu isi yaje yitwa jambo w'Imana. Imana itugarura ijambo ryari ryarabuze. Buriya muri Bibiliya uzarebera hagati y'isezerano rishya n'irya kera hari urupapuro ruri blanka rutanditseho. Bibiliya zari zose bivuga ngo hashize imyaka irenga 400 nta muhanuzi ugihanura, Imana itakivugana n'abantu yarabavuyeho pyo. Nyuma ya Marakayi, hagati ya Maraki na Matayo hari blank page. Nta kintu kiri mu buzima nko kubunyura mu buzima buri blank. Nta kimana kikubwira utacyumva ijambo ry'Imana, utakibyuka ngo wumve mwuka wera hakubwiye ijambo cyanditswe, hanyuma ukakimeditaho, ukabyuka iba ukumva ufite imbaraga, ukumva ufite morale, kandi biguca intege byuzuye ari ibihumbi n'ibihumbi. Ijambo ry'Imana niryo ridutunga. Yesu nashimwe. Haleluya. Rero ikintu cya mbere tugiye guheraho mu bintu bituma abantu batakikunda ijambo ry'Imana, bataranigishijwe kurikunda. Kandi Yesu yaravuze ngo nimuriyitondera, nimurikunda, muzaba munkunze, nanjye na Data tuzazaho muri wowe. Yohana 14:23 niho dusanga iryo jambo. Kondisiyo yacu ya mbere nuko imitima yacu icururuka ikagaruka ikavuga ngo ngiye gukunda Imana, gukunda ijambo ry'Imana kurusha uko nkunda ibindi.
kera tukiri abanyeshuri twagiramo kategori z'abanyeshuri. Twagiragamo abiga kuko mwarimu ahari, twagiraga abiga kuko hari ikizami kigiye kuza, ariko hakagira abanyeshuri kuva ku munsi wa mbere tukigera ku ishuri kuriya mutaha akaba ari mu bitabo by'arisomera, haba hari ibizami hatari ibizami, akaba yabaye inshuti y'ibitabo. Nari muri abo banyeshuri, noneho bangira na librarian, ni wari ukuriye, nari umusekretari wa library y'ishuri. Hanini hari ibitabo byinshi by'ishuri. Rero Imana hari ukuntu igukundisha ikintu umenye impamvu, kumira kutegura ukuntu uzakunda ijambo ryayo. Nyuma nje guhura n'ijambo ry'Imana indemamo passion yaryo, noneho nsigarana irindi jambo rivuga ngo ni gute narikundisha abantu uko nanjye narikunze n'akamaro kari. Niyo mpamvu mba mbabwiriza aya magambo, si ukubabwiriza gusa, ahubwo ni ukubabwira from first hand, ni umuhamya uko nta kintu mu buzima bw'umuntu cyaruta ijambo ry'Imana. Ibindi ni illusionary, ni ibintu bimeze nk'abaringa. Uravuga ngo ugiye kwiga ubone za degree, wazibona ukabona ni ubuzima busanzwe, vanity. Ugiye gukora amafaranga ubone menshi, nawe yabona uvuze vanity. N'ibindi. Ariko iyo wamaze gucengera ukinjirwamo n'ijambo ry'Imana, uba wumva unyuzwe, uba wumva urabyibuha, urashisha wumva, no mu bihe bibi urumva, uba wumva hari imbaraga, hari ibyiringiro. Ikibazo cyose uhuye nacyo mu buzima, igisubizo kiri mu ijambo ry'Imana. Mbwira ikindi kintu cyasubiza ibibazo byawe byose. Amafaranga afite ibyo asubiza, ariko ibyinshi n'ibyo adashoboye gusubiza. Aya mafaranga mubona isi yahagurukiye, ugasanga urupapuro rudafite n'agaciro kangana na toilet paper rwahawe agaciro ku buryo umuntu atanga n'ubuzima bwe bwose bukagenda kwigurisha bikarangira. Ijambo ry'Imana rero nagira ngo duhere ku ijambo ryitwa ibintu birangaza umuntu, noneho bikamukura mu gutumbera rya jambo kurishaka. Iyo dusomye muri Luka igice cya 10 tuhasanga inkuru y'abakobwa babiri Yesu yatanzeho nk'imfashanyigisho, ngo muri abo bakobwa babiri urebe uriwe, urebe uwanejeje Yesu, urebe utaranejeje Yesu, kandi bombi urebye ushyize ku munzani bakoraga ibintu byiza, ariko umwe anezeza Yesu undi ntiyamunezeza. Ndahera ku rugero rwo utatekerezaga ko bishoboka ko ari byo. Noneho dusome iryo jambo Luka 10 uhere kuri 38. Luka 10:38. Ni inkuru ya Marita na Mariya. Sibwo bwa mbere muyumviseho, ariko hari icyo igiye kutwigisha. 38 haravuga ngo igice cya 10 murongo wa 38 kugeza 42. Haravuga ngo nuko bakigenda, nkuru umutwe w'amagambo aravuga ngo bya Marita na Mariya. Nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwaga Marita aramwakira amujyana iwe. Umva ko yari umuntu w'urugwiro. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Umwe ahagaritswe umutima no kuzimanira umushyitsi, undi ariturije yicaye ku birenge bya Yesu. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo?
wamubwiye akamfasha. Umwami Yesu aramusubiza ati Marita Marita, uriganyira wishyira muri byinshi, ariko icyangombwa ni iki? Ngombwa ni iki kimwe, kandi Mariya yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Iri ni ijambo rivuga ngo strategy ya mbere Satani akoresha kugira ngo abantu abakure ku ijambo ry'Imana ni uku kugira bize, ukaba bize mu bintu byinshi kandi bifite akamaro byinshi. Bakora uturimo twinshi no mu rusengero twinshi no mu rugo twinshi kandi twiza, tuntu twa sociale twiza, ukaba mu bintu bitaguha umwanya wo kwicara ngo wicare wuze ijambo ry'Imana rigucengere rikora umurimo waryo wo kuguhindura. Muri make ni nko kukuniga, uri ku munigo, umwuka ntiwinjira neza. Umuntu iyo wamunize, ejo bundi covid yicaga abantu ibanize, igenda yica buhoro, ikuramo supply ya oxygen buhoro, umuntu akanogo. Na Satani aravuga ati aha, uyu muntu nananiwe kumugusha ngo yihakane Yesu, ariko nzamuniga mubuze connection n'ijambo ry'Imana paka ashizemo umwuka. Yesu abwira Marita ati Marita ndakwihanangirije, niko mbese wakabishyize mu yandi magambo, ati mwene so yahisemo neza, nawe ukwiye kumwigana. Hanyuma bya bindi aba ari byo biza ku mwanya wa kabiri, ariko we wabicuritse, iki akaba ikiza mbere wakigize icyanyuma. Jya ndeba mu nsengero ukuntu dufata ijambo ry'Imana tukareba iminota 10, 20, hanyuma ibisigaye tubiha amasaha yose asigaye. Wabaye ba Marita tutabizi. Tujye twitonda, ijambo ry'Imana turiho umwanya, si mu nsengero gusa, no mu buzima bwawe. Iyo ubyutse ukora iki? Iyo priority yawe ya mbere, iyo hari ijambo ryitwa prime time, igihe cyawe buriya kiza kiruta ibindi byose ni igihe ukibyuka ukiri fresh. Iryo jambo iyo utarifashe, iyo saha utayikoresheje neza, Satani arayibika gupfira ubusa. Niyo saha yo gukurikira ijambo, iyo niyo saha yo gutega amatwi ukumva icyo umwuka wera kubwira. Ibu ni ubuzima Imana yaturemeye yo kugira ngo tujye tuyiha umwanya wa mbere, kumva ikivuga, hanyuma tubone natwe icyo tuvuga. Buriya gusenga utabanje no kumva icyo Imana ivuga harimo ikibazo. Ni nk'ako wakundi uvuga ngo ugiye kuganira n'umuntu, ni wowe uvuga ntuzi w'icyo atekereza, kandi niwe utegerejeho inama, ukagenda umubwira amagambo menshi, wamwicara imbere ugatega amatwi, ukaza kuvuga nyuma, wavuga ushimira, wavuga usobanuza ibyo utumvise neza. Twitoze discipline yo kujya twicara, bya bindi bisakuza byose ukavuga ngo bijye ku ruhande, banze numva icyo Uwiteka ambwira. Habakuki niwe wavuze ngo nzahagarara ku munara wanjye maze ndindire icyo Uwiteka ambwira. Ku munara wawe ukeneye kuhagarara neza, ugatuza, umwuka wera akavugana nawe. Nagiriwe ubuntu menya iri banga, ndimazanye n'iminsi itari mike, ariko nabonye ikinyuranyo cyo kubyukira mu ijambo ukanaritindamo, no kutaribamo cyangwa kuribamo rimwe na rimwe, part time. Uba part timer, ukaba nyine uyu muntu wa nyakabyizi. Haleluya. Iyo mwuka rero wo kuba busy, too busy to hear the word of God, hari n'abavuze ngo bitera indwara yitwa TB. Too busy, TB muzi icyo bivuze, kuba too busy. Hari umunsi ibyo bintu ukora uzisanga utayishobora kubikora. Iyo umuntu yarwaye ari kwa muganga ari ku gitanda, nta mwanya wo gukora ibyo, kandi birakomeza bigakora. Rero iki kintu cyo kuba too busy, icyo cyo kora, mbese ni nko kuvuga ngo
ijambo ry'Imana n'ibindi wabifashize ku rwego rumwe. Kimwe ni ubuzima, kimwe nibwo buzima bwawe, ibindi ni ibindi nyine. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 4 uhereye ku murongo wa 20 kugera ku wa 22, Salomo Mwuka Wera yamunyujijemo aya magambo yo kutugira inama ko dukwiriye gufata ijambo ry'Imana. Aravuga ngo mwana wanjye, turasoma muri Migani 4:20, ita ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga, tega ugutwi, iga gutega ugutwi. Menya kwita ku magambo y'Imana, uyatandukanye n'ay'abantu, nibive imbere y'amaso yawe. Focus, ubikomeze mu mutima wawe imbere, ubihishe mu mutima, kuko ari byo bugingo baba bibonye, bikaba umuze muke w'umubiri wabo wose. Ijambo ry'Imana iyo uri haye umwanya wa mbere, ukaryitaho, ukaribikora, ukarimeditaho, ariko ukaba urikunze, riguhindukira ubugingo, rikaguhindukira umuti w'umubiri wawe wose. Uko ni ukuri kw'Imana. Abaganga ufite muri Faisal, muri Rajika, hehe, ntabwo bize iyi medical science. Iyo kuvuga ngo ijambo ry'Imana ni umuti ku bantu bamaze kuryakira, ntabwo ari ukuryumva gusa. Bararyakiriye, bararimira, bararyuza, barangije ribinjira mu maraso, binjira mu mwuka, bagenda ari ubuzima bwabo. It takes time. Ntabwo ari ibintu bihinduka umusuma. Ariko iyo amaze kwinjira muri ubwo buzima, ugahozaho, birashoboka, birakora. Hari abantu byagiye bibaho, ndagira ngo mbaho urugero nke, ariko ndahera ku muhanuzi witwa Samuel. Iyo dusomye muri Samuel wa mbere igice cya 2, duhonamo Samuel akiri umwana, agira encounter n'Imana, uko yahuye n'Imana atayizi, kandi arara mu rusengero. Umuntu akaba arara mu rusengero ngo yagiye gushaka Imana atazi. Abaho abana na Eli umutambyi, ngo wari utangiye guhuma, urugeze byari byararangiye, atacyumva n'ijwi ry'Imana. Imana irazihamagara Samuel 3, akajya kwitaba Eli. Nyuma nibwo Eli yaje kumuhugura ati oya, nongera kumvirwa n'ubwete ndahari Nyagasani. Hanyuma wumva ikikubwira, hanyuma ibyo yakubwira byose uzubimbwira. Twihuse rero uwo mwana yatangiye atazi gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi ry'umuntu. Yari atarinjira mu ijambo ry'Imana. Ariko hepfo akavuga ngo uwo mwana arakura. Ngo Isirayeli yose imenya ko yarundukiye mu ijambo ry'Uwiteka. Yarundukiye. Iryo jambo kurunduka, iryo jambo n'uvuga ngo yaramaramaje, yabaye ijambo ry'Imana, yaryirangurijemo. Ni nk'uko usanga umuntu warundukiye mu nzoga cyangwa watwawe n'ikintu runaka, bakunda gukoresha ijambo addiction. Yabaye addicted, ntashobora kuryama atabonye ibyo byamutwaye. Mu Cyongereza haraho bavuga ngo he was lovingly devoted to the word. Mbese to be devoted to something ni ukumarira umutima wawe kuri cya kintu, ukagiha attention yawe yose. Najyaga mbibona none mu mashuri, iyo umwana yabaga akunda kwiga, nta zindi nkuru wakundaga kumva, nta bindi. Niyo hazaga wenda ngo baje kwerekana filime, ntiwayijyagamo, wanayijyamo kumva ntibikwenteresa, bya school dance n'ibindi. Waba uri devoted to your books, devotion. Twitoze kuba devoted. Noneho abantu bagiye bamenya ngo uriya muntu yarundukiye mu ijambo ry'Imana. Nk'uko Mariya Yesu yamushimye akagaya Marita. Nawe ushobora kwikorera assessment ukavuga ngo ariko ubu Yesu aje akansanga, yasanga mpagaze hehe. Rero Imana ishimwe
kuko iyo Imana ishaka kugukiza irabanza, kuko ijambo ry'Imana ni indorerwamo, irabanza rikakwereka uko dusa, rikakwereka uko usa, hanyuma ryarangiza rikaguha icyerekezo. Nanone iyo dusomye mu byahishuwe 3:15 na 17, ni umwanya muto ariko avuga ku itorero ry'Laodikiya. Ibyahishuwe 3 guhera kuri 15. Iryo torero Mwuka Wera yarinezeho iki? Ni itorero naryo ryari rifite ikintu cyo kunegirija ijambo ry'Imana. Itorero ryari ritangiye kunegirija ijambo ry'Imana, hanyuma Mwuka Wera ararinenga 3:15 byahishuwe, aravuga ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyo wari ukonje cyangwa wari ubizi, nuko rero kuko uri akazu yazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga ati ni umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkeneye, utazi yuko ari umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Ndenda kugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ubona uko uba umutunzi, kandi ungureho imyenda yera kugira wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Iri torero rero ry'Laodikiya, ryari itorero y'abantu b'abakire bibereye aho bidamararira, twebwe Imana yaduhaye umugisha, biriya byo gusenga cyane buriya ni iby'abakene. Umwuka wo kudamarara mwirinde. Mwuka Wera tuwoninze hano ngo bene uwo muntu Imana iramureba ikavuga ngo ubwo udafite inzara y'ijambo, ubwo utakifite umuriro, ngo ngiye kukuruka. Ngo nabane wakonje nkabimenya ko yakonje, ariko ntube hagati. Ngo rero uwo muntu wahaze isi ntashobora kugira inzara y'ijambo ry'Imana. Wa muntu warabize ntashobora kugira inzara y'ijambo ry'Imana. Strategy ya 3 y'igituma Satani akoresha kugira ngo akura abantu ku ijambo ry'Imana, ni ukuba disconnectinga na Mwuka Wera. Noneho Mwuka Wera abantu bagasanga barasoma Bibiliya batagifite umwuka w'Imana, barayumvira mu bwenge bwabo. Kandi buriya Bibiliya itayumviye mu ijambo ry'Imana, utaryumviye mu mwuka, uba usa n'usoma textbook isanzwe, nta tandukaniro. Ariko iyo uri mu mwuka, buri jambo rikuzamo baryumvamo, uburyumvamo ubuzima bw'Imana ry'uburyohe, baryumva rigigisha, rijya kure, rikazana irindi, rikakwibutsa, rikazana ukumva rirakuganiriza, ukumva wagiranye fellowship n'ijambo, rya jambo rikaguhindukira inshuti, ukumva uraganira n'ijambo. Ni Yesu wabaye muzima muri rya jambo rye, ukava mu nyuguti ukajya mu ijambo rikaba umwuka, ariryo ryitwa Rema Word. Ariko ibyo bishoboka umuntu yafitanye connection na Mwuka Wera. Niyo mpamvu mbere yuko twinjira mu ijambo neza kugira ngo turyige, tuba dukwiriye gusaba Mwuka Wera ngo atuyobore. Mwuka Wera atuyobore, nicyo yaziye mu kwisi, atubere umujyanama, atubere umufasha, atwigishe. Niwe mwigisha. Nabonye ishuri ribaho rya mbere ku isi mu buzima bw'umuntu no kwigishwa na Mwuka Wera. Akwigisha neza, akwigisha mu buryo wumva, kandi yakwigishije ntiwibagirwa. Niyo wibagiwe arakwibutsa, kandi agahora akwibutsa.
so ijambo ry'Imana rigahinduka the bread of life. Bread of life byatangiye kuryoha, byavuye mu byanditswe byahindutse ibyahishuwe, byahindutse ijambo ry'ubugingo, byatangiye kuryohera umutima. Muribuka igihe Yesu yajyaga Emawusi agahura n'intumwa, izo ntumwa ngo zagendaga zimubwira inkuru y'ibyabaye batazi ko ari Yesu, umuntu babanye imyaka 3, ariko yari atarabihishurira. Ngo ari uko yababwiraga ibyanditswe bye ngo bakumva bakanyamuneza, bakumva bararyohewe. Nyuma yaho baje kugera mu kirori ahantu bajyaga gucumbika, ngo arabihishurira baramumenya. Utindana na Yesu arakwihishurira. Yesu rero arashaka kutwihishurira mu ijambo rye uko dutindana nawe. Hariya rero dusomye muri Yohana 14:26 niyo bavugira ijambo ryo kugira ubusabane na Mwuka Wera. Ntupfe kwishorera, ahubwo ukagenda uyobona Mwuka Wera no mu kwiga ijambo ry'Imana. Yesu asezera ku bigishwa be, ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Haleluya. Najyaga nibaza nti buriya Dawidi yamenye ati ijambo ry'Imana, buriya Yosefu yamenye ati ijambo ry'Imana, buriya mugabo nababwira buriya muhanuzi Samuel, yisobiye muri icyo gice cya 2, araho agera akavuga ngo Imana yamusuraga kenshi, ngo imusanga ku musozi w'Ishiro, ngo ikamwihishurira mu ijambo ryayo. Nukuvuga ngo yagiraga encounter n'Imana nyinshi kubera kuba mu ijambo ry'Imana. Urumva ko yari amenwe ko nubwo icyo ijambo ry'Imana ryari ingume, Imana yamukururiye mu kurikunda, ararikunda, aho ageze hose akaba ryabwiriza abantu. Baravuga ngo yarundukiye mu ijambo ry'Imana. Iyo bari ko abantu bajyaga bakwita uriya mukobwa cyangwa uriya mugore cyangwa uriya muhungu, cyangwa yarundukiye mu ijambo ry'Imana. Aya magambo Mwuka Wera murumva hari icyo akwigishije. Ntabwo nshaka kujya ngo tujye mu bintu byinshi, ariko ndagira ngo mbabwire, namaze kwiga ijambo ry'Imana menya ko nta muntu wigeze aba successful muri ubu buzima bw'umwuka atari ijambo ry'Imana rimugejeje kuri iyo success. Imana yabwiye Yosuwa mu gice cya 1 umurongo wa 8 ngo aya magambo ntakabe mu kanwa kawe, ngo uyatekerezeho amanywa nijoro, ngo ukore icyo avuga, ngo bityo bizatuma uhirwa mu byo ukora byose. You will succeed in all. Ijambo ry'Imana ririmo ibintu byiza, ririmo imigisha yose abantu bifuza. Ariko Satani Sekibi, umushukanyi kurusha ibintu byose bibaho, abakoresha uburyo bwose bushoboka ngo abantu bakunda ibindi mu rusengero, ariko barimo gukunda ijambo ry'Imana. Byakumarira iki kuba mu rusengero ariko udakunda ijambo ry'Imana? Kandi ari yivuge ngo nurikunda ubuzaba uri inshuti y'Imana. Kube mu buzima bw'uba inshuti y'Imana kandi ugahozaho ukagira discipline. Rero inyigisho sinshaka kugira ngo tujye mu bintu byinshi, ahubwo dusubira inyuma gato twakwibaza ngo icyatumye Yesu anesha muri ministry. Yari afite ministry of the word, yari yitwaga Rabbi cyangwa mwigisha, yaje kwigisha. Ntabwo rero wajya kwigisha utaruzuzwa ibyo uzigisha. Yarabanje ubwe n'ijambo, aza kuvuga ijambo, aza kubwira isi itarize ijambo ry'ukuri. Icyariho icyo gihe bwari ubuhanuzi buvuga ngo hazaza umucunguzi, ibintu bizahinduka. Ariko ntabwo nyiri ijambo yari yakaje ngo avuge ngo nige jambo, nige mucyo, nige mutsima w'ubugingo, nige nzira, nige kuri. Rero iri jambo ndagira ngo Imana idufashe
kandi iki ni igihe Imana ishaka kugira ngo mwanya twamaze tuza imbere y'Imana tukahava ntacyo tuhavanye, nk'uko Samuel yitabye ku nshuro ya 4. Sinzi Imana inshuro iguhamagaye, sinzi Imana ijwi ry'Imana rikujeho ukibwira ngo ni ibisanzwe, ni ibya pasiteri, ni iby'umubwiriza, ni iby'umuvugabutumwa. Kumbe ni Imana ubwayo yakwihamagariye, iradupima igasanga hari ibyo dukwiriye guhindura. Dawidi yamaze guhishurirwa iri jambo muri Zaburi ya mbere, haravuga ngo umuntu uhirwa n'umeze ati, ni uwirinda kugendana n'abantu badakunda Imana, ni uwirinda kuba muri environment itari y'Imana, ariko ngo we akunda ijambo ry'Imana, niryo yishimira. Delight, his a delight, his passion, his excitement is in the word. Ngo bene uwo muntu awanye n'igiti cyatewe iruhande rw'umugezi, ubundi umuntu yaremewe gusa n'igiti agahora atoshye, no mu mapfa agatoha, kuko we avoma muri ya soko idakama, ntabwo agendana n'imihindagurikire y'ikirere. Imizi n'imiremire yarashowe igera ku mazi hasi, irakurura ibyo kurya, irakurura amazi, irakurura ubuzima. Natwe rero connection ituma duhura n'ijambo ni Mwuka Wera, hanyuma Imana ikahora idukundisha rya jambo ryayo. Uko iyo yakugendereye ntabwo guhumura amaso, ntabwo ikubabarira ibyaha gusa, ahubwo irakubohora ikoresheje nanone ijambo ryayo, uko uryumva rikagenda rikubohora ugenda wegera. Rero tuzakomereza aho. Harimo ibintu biri byo kwiga, ibitubuza kugera hantu ni ibihe, kandi birahari byinshi, ubuvugaho bike cyane, ariko hari na strategy zo kugira ngo tuneshe izi ngamba zose n'imigambi bibi ya Satani, igira ngo itorero ryuzura abantu benshi bari aho batajijutse. Kera ndashimira Imana, ubutumwa Imana yigeze kumpa, none natangiye kwandikamo igitabo kizasohoka mu minsi iri imbere. Nari hawe tugisengera hariya ku Giporoso, umwe hitwaga kuri habaye healing center. Hari sari icyo gihe ntabwo hari urusengero nka ruriya mubona, abahazi abahibuka bake. Mbona twicayemo turi itorero nyine, twicaraga ku ntebe zitwa amabenki, ntabwo ibi bya plastique z'udutebe twiza n'iki byari bitaraza n'amakaro n'iki. Mbona twese turacecetse, nta muntu usenga, nta uririmba, nta uvuga. Mukanya mbona umupadiri arinjiye n'abahungu bamugenda inyuma bazunguza ibintu by'imyotsi ipfumba, noneho abantu barongorana ngo ahantu sacu dusohoka. Barasohoka babebera, ariko ubona babebera. Noneho ngewe nagiye mu banyuma, turi nka 3 basigaye. Noneho dutangiye gusohoka, ijwi numva ijwi ryaje mu rurimi rw'icyongereza ntakoreshaga, nangwa se tutari ururimi rwanjye mvuga buri munsi, ariko riza mu magambo akomeye cyane. N'ubu nyafite imbere yanjye, ni title y'icyo gitabo ngo Stop Groaning and Start Growing and Glowing. Amagambo avuga ngo murekeraho kwitotomba no kwiganyira, mutangire mukure kandi murabagirane. Itorero Imana ibwira, itorero ry'Imana, yumva iki Imana ikubwira muri iki gitondo. Ba mu byo kwitotomba warimo, ba muri nta kigenda, tangira ukure. Ntabwo uzakurutukurijwe n'ijambo ry'Imana, n'ukuru uzarabagirana, uzatangira gukora ibintu bitangaje, abantu bagutangarira. Makuru ya Yosefu, Potifari yamutangariraga ngo uyu musore ntasanzwe, ngo ibyo akozeho byose biramuhira, ngo kuko agendana na presence y'Imana. Farao hirya ati wowe ntawabona umunyabwenge nka wowe, uri mu mwuka w'Imana. N'abanyamahanga bakabyibwira, ariko ibyo ntibipfa kuza igafura, bizira umuntu wamaze kurundukira mu ijambo ry'Imana. Nicyo mbashishikariza muri iki gitondo, aya masengesho yasenga uvuga ngo Mana, mu mutima nka wa wundi wari muri Samuel warundukiye mu ijambo ry'Imana, mu mutima nka wa wundi wari muri Dawidi wakundaga ijambo ry'Imana akarirutisha izahabu n'ifeza n'amabuye y'agaciro. Nkundisha ijambo ryawe kurusha uko nigeze ndikunda, ndishoreremo imizi,
ndikunde nge nditekereza amanywa nijoro, hanyuma Satani n'ingabo ze n'ibindi byose nibiza kuntera, nzajye nkingira ijambo mpagararamo, kandi ijambo rihindura imibereho y'umuntu. Reka no gutinda ndasengera, nanjye nisengera. Data, mu izina rya Yesu, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe rije rivuga ngo wishimira abantu bakugize uwa mbere bagakunda ijambo ryawe, ibindi bikaza nyuma. Nka Mariya wicaraga ku birenge bya Yesu, ntabwo yaryumvaga ahagaze, ntabwo yaryumviraga mu gutwi kumwe, yategaga amatwi yombi, kandi ijambo ryose Yesu avuze rikamujya mu mutima akaryuza. Mwene se Marita ajarajara mu bintu byinshi nk'ibyo tubamo, uturinde kujarajara, uduhe guturiza imbere yawe. Mwami, ndasenga ngo Mwuka Wera akore ku buri muntu wese wumvise iri jambo, amuteremo passion, amuteremo desire yo gukunda ijambo ry'Imana kurutisha ibindi byose. Uri Imana ihindura, kandi uri Imana idutera gukunda no gukora ibyo ushaka. Ndagushimiye ko wangendereye ukanteramwo uyu mwuka wo kurikunda, kandi nta kizabinkuramo. Ndagushimira ko ari wowe udutera gukunda ibyo ukunda. Umwana w'umuntu nta kindi cyamubohora kuko ku ijambo ryawe rya buri munsi, rya buri gihe, kandi rikagenda rikura, kandi uko rikura tukagenda duhinduka dusa nawe, rikadukuramo imitekerereze ya kimuntu y'umubiri, ya kamere, ya kanariti, rikaduteramo imitekerereze y'umwuka. Dukeneye rero Data kubona iri jambo ryawe rihindura aba bana bawe baje kugushaka muri iyi minsi idasanzwe yo gushaka, nabo baha ikintu kidasanzwe, ubakundisha ijambo ry'Imana. Umugambi wawe usohore, kuko nta gishobora kurogoya umugambi wawe. Nubwo Satani yagambirira kutugirira nabi, ariko wowe wagambiriye kutugirira neza. Reka ineza yawe ari dusohorera. Ushimire ko wateze amatwi wese, ijambo ryawe riri hamwe mu mitima yacu, rikomeze ridufashe kandi riduhindure nk'uko ushaka.